Ubundi kuva na kera alcool cyangwa se inzoga yakoreshwaga mu mico myinshi itandukanye kandi n'igihe kinini ibi ngibi bimaze. Yakoreshwaga abantu baserebura mu birori runaka, haba ibyiza ndetse n'ibibi. None muri iyi minsi noneho alcool cyangwa se inzoga yageze ku rundi rwego kugera ubwo yangiza n'ubuzima bw'abantu ndetse kandi ikanahenda cyane. Uyu munsi rero nibwo ngiye kuba nakwereka kandi ngiye kuba nakwereka ibihugu 10 bigira abantu banywa inzoga cyane hano muri Afurika. None ikintu gitangaje ni uburyo n'u Rwanda ruri muri ibyo bihugu kandi ruri mu bya mbere. Urebe iyi video kugeza irangiye uraza kumenya byose. Duhereye ku mwanya wa 10, ubundi igihugu turaza kuhasanga ni Kenya. Kenya nicyo gihugu cya 10 gifite abaturage benshi cyane banywa inzoga, cyane cyane bitewe n'ibirori byinshi bagira ndetse n'abaturage benshi bafite. Hanyuma ku mwanya wa 9 tukahasanga igihugu cyitwa Seychelles. Ubundi Seychelles ni ikirwa gitoya cyane kibera mu nyanja y'Abahinde. Gusa nubwo ari gito cyane kikaba kiri mu bihugu binywa inzoga cyane hano muri Afurika ndetse kikaba kiri ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 tukahasanga igihugu cya Cameroon. Aba n'ubundi bafite umuco uhambaye cyane wo kuba bakora inzoga nyinshi ndetse kandi bakazinywa cyane. Bitewe no guhuza umuco cyane cyane n'inzoga, bituma banywa inzoga nyinshi cyane bikaba bibashyira ku mwanya wa 8. Noneho ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga igihugu cya Nigeria cyangwa se Nigeria. Noneho ku mwanya wa 6 noneho tukaza kuhasanga igihugu cyitwa Gabon. Nawe utekereza kuba tugeze kuri uyu mwanya tutarajya no ku Rwanda. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga igihugu cyitwa Botswana. Hanyuma ku mwanya wa 4 tuze kuhasanga igihugu cya Namibia. Noneho ku mwanya wa 3 tuhasanga igihugu cya South Africa, kiri mu bimwe mu bihugu bikize cyane hano muri Afurika. Ku mwanya wa 2 niho tuza kuhasanga u Rwanda, kandi u Rwanda impamvu ruzwi cyane ni uko rukunda guhuza umuco warwo cyane n'inzoga. Nawe utekereza nk'ibintu bijyanye n'urwarwa, ikigage, ubushera, ibintu nk'ibyo nyine byose kandi bijyanye n'umuco. Ibi ngibi bashyira ku mwanya wa 2 mu bihugu binywa inzoga cyane hano muri Afurika. Hanyuma igihugu cya mbere gihagarariye ibindi byose mu kugira abaturage banywa inzoga cyane ni igihugu cya Uganda. Ubuganda nicyo gihugu cya mbere kinywa inzoga cyane. Uraza gusanga nk'ibihugu bigira cyane cyane nk'ibintu by'ibitoki aribyo bikunda kugira inzoga nyinshi cyane cyangwa se inzoga nyinshi cyane, kuko kenshi bakunda gukoresha bino bitoki benga. Nari iFabrics nagerageje gukora video ntoya cyane ariko ugakuramo amakuru menshi, cyane cyane ko twari dukeneye ibihugu 10 gusa bigira abantu banywa inzoga nyinshi. Niba ukeneye ko indi video tugukorera twandikira muri comment. Urakoze.